Ikibazo nashaka kubaza mugenzi wanjye yakibaje sigisubiramo ariko ngasimbukira ku buvugizi bw'abasirikare b'abagore. Nyakubahwa speaker, ejo bundi mukuru w'igihugu watwifukije ku munsi w'abagore ko uburenganzira bw'umugore ntabwo ari ukubumuha ahubwo arabusanganywe, so nta mpamvu yo kububangamira. Mu gisirikare bakora byinshi byubahiriza agenda, ariko hari ikintu kimwe batari banoza cyangwa nyakubahwa minisitiri atubwira ingamba bagifiteho, ko ubona umusore w'umusirikare n'umukobwa w'umusirikare w'aba-ofisiye, umuhungu akorerwa ubukwe agakorwa buryo bagisirikare akishima bikamunezeza, ariko umukobwa we w'umusirikare w'umufisiye ngo ntago bagenzi bamwambarira kuko yambaye agatimba. Ibyo ngibyo rwose ntago bikwiye, kuko niba ari umusirikare cyangwa ari umupolisi katuvuga abasirikare akaba ari umukobwa w'umufisiye nawe akaba bikunze akeneye gukorerwa ibyo birori nk'ibyo basaze bakorerwa, abakobwa bagenzi be ntibamwambarire bya gisirikare nubwo yakwambara agatimba. ababona abakobwa ari bambaye igisirikare bizabyumvikana ko umugeni ari we musirikare, ari we mu ofisi. Ariko niba agiye ku rugamba akajya ku training agakora na musaza we, bagahabwa umushahara ungana, bagahabwa akazi kangana, bagira ikizere kingana, ariko byagera kujya kurongorwa no kurongora akaza mu ivangura. Ibyo ntabwo bikwiye rwose, nubwo muri kubiseka. Wa mukobwa aravuga ati kumbe nge hari uburenganzira ndafite. So rero njya kwa minister rwose icyo kintu mu gitekerezo, kandi gituma n'abakobwa bato bamwe na bamwe bakunda igisirikare binabashimisha. Ati nanjye nzaca muri epe, niyo tubibona tubona biryoshye, kandi n'uburenganzira bwe nta nubwo agombye kubisaba urwitwazo ibindi bisobanuro bibabuza. Murebe ukuntu mubikuraho. Ariko nabo n'abakobwa b'aba-ofisiye bashakanye n'abagabo b'abasivile, n'umusivile yumva nyine ko umugore we arara ku majoro ariko yamunyujije muri epe bakamutera salute akumva yishimiye. Ibintu binezeza abantu ntabwo ari byinshi cyane, kandi ibyubaka urugo ni byinshi, n'ibyo byose babirimo hazamo no kubapinga, kandi ntabwo bikwiye. So rero please, niba abasore b'aba-ofisiye b'abasirikare bakorerwa biriya birori, n'abakobwa nabo ntibabikorerwa, kereka wenda mu gihe batabishaka. Ariko izo nzitizi zihari nyaboneka muzikureho. Honorable Hindura rwose ibyo avuze nibyo, nanjye ntabwo nabibizi. Mbajije koroneri hano arambwira ngo ntabwo bajya babambarira, ndaza kubaza impamvu, ariko numva nta mpamvu n'imwe yabubuza, nabo baba barabikoreye. Ahubwo nari nzi ko ari nacyo gituma abantu baza mu gisirikare. So ubwo ndaza kugira rwose ibyo twabikorera, ariko bibaye na ngombwa wenda bivuga ko bambarira abambaye nawe agatimba yabakaritse, cyangwa tugashaka indi formule dukoresha, ntabwo tuzabura igisubizo, ariko tuzashaka uburyo bakwambarana bajye babambarira nabo. Ndumva ari igitekerezo cyiza.